Banyarwandakazi, Banyarwanda, baturarwanda. Mu masaha make turaba dushoje umwaka wa 2022. Abakiriho dushimira Imana itugejeje iki gihe, tunayiragize mu mwaka wa 2023 tugiye gutangira. Abenshi ntibafite uko basoza umwaka bawizihiza uko bisanzwe, kubera ko ibiciro by'ibiribwa n'ibinyobwa bihanitse ku masoko. Hirya no hino mu gihugu cyacu, abenshi bakubwira ko kubera izamuka ry'ibiciro ku masoko batagishobora guhaza imiryango yabo. Ikibahangayikishije cyane ni ukutabona neza uko ibibazo bibugarije bizabonerwa umuti. Banyarwandakazi, Banyarwanda, baturarwanda. Mu Kinyarwanda baravuga ngo haguma kubaho. Kubaho ntabwo bivuga kutagira ibibazo. Baravuga ko u Rwanda atari paradizo. Mu buzima bwose ibibazo bibamo. Icyangombwa ni ukugira ubushake n'ingamba zo kubikemura. Niyo mpamvu nkunze kugaragaza ibitagenda, nkanagaragaza buri gihe uko mbona twabikemura. Hari ikibazo kijyanye n'ubukungu. Ikigo cy'ibarurishamibare muri uku kwezi cyadutangarije ko ubukungu bwazamutse 10% mu gihembwe cya gatatu cy'uyu mwaka, ndetse bishimangirwa na Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Wunze Murye, atangaza ko ubukungu bw'u Rwanda bwazamutse mu bihembwe bitatu bya 2022, ko hari icyizere rwose ko intego yo kuzamuka k'ubukungu bw'igihugu cyacu ya 6.8% izagerwaho. Imibare itangazwa n'abo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cyacu ihabanye cyane n'imibereho y'umubare munini w'Abanyarwanda, kuko mu buzima bwabo nta cyahindutse. Ari nayo mpamvu hari abavuga ko badashobora kwizihiza iyi minsi mikuru y'impera z'umwaka. Iriya mibare twatangarijwe irerekana ko hari abagenda barushaho gukira n'abandi bakagenda barushaho gukena. Impungenge zikaba ariyo hari ubusumbane bukabije mu gihugu, kuko bishobora guteza ikibazo cy'umutekano muke, ugasanga abadafite icyo barya barajya mu bikorwa by'urugomo bashakisha imibereho. Muri iki gihe abacuruzi n'abaguzi baciriritse bagaragaza ibibazo bafite, leta yari ikwiriye kugabanya imisoro ku bintu nkenerwa by'ibanze, ikawuzamura ku bicuruzwa by'amaraha, cyo nakwita mu Gifaransa produit de luxe. Ibikorwa byose bimunga ubukungu bw'igihugu cyacu bikorerwa mu bucuruzi, birimo gutondesha ruswa, bikwiriye guhagarara. Mu butabera, abantu bagomba kureshya imbere y'amategeko nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ribivuga. Ubutabera bwagombye kuba buhana kimwe abaranzweho n'ibikorwa byo kumunga ubukungu bw'igihugu. Ubutabera bw'igihugu cyacu kandi bwagombye kureba uburyo budakomeza kohereza abantu mu magereza amaze kugera ku kigero kiri hejuru mu bucucike, kubera ko abacamanza basigaye batinda gutanga ubutabera, ugasanga baratanga iminsi 30 abantu bakajya kumara igihe muri gereza bataracirwa imanza. Twese tuzi ko ubutabera butinze buba butakira ubutabera. Urwego rw'ubutabera rugomba guhora ruzirikana ko ari rwo murinzi w'uburenganzira n'ubwisanzure bwa muntu mu gihugu cyacu. Turebe mu buhinzi. Ikintu cya mbere kigomba kwitabwaho kurusha ibindi ni ubuhinzi. Ubukungu bw'igihugu cyacu kugeza uyu munsi bushingiye ku buhinzi, ndetse n'umubare munini w'Abanyarwanda ukaba ubarizwa muri uyu mwuga. Umwuga usigaye ubangamiwe cyane n'ihindagurika ry'ikirere, bigatuma umusaruro uba muke. Dufite ikibazo cy'imirire mibi ituma abana bagwingira. Ambasaderi Diane Gashumba yari akiri minisitiri niwe wavuze ati, umwana wagwingiye ni umwana udashobora gutera imbere, ni umwana utajya mu ishuri ngo akurikire, ni umwana utiteza imbere cyangwa ngo agirire akamaro igihugu cye. Biteye agahinda kubona hari ibice bimwe byo mu gihugu cyacu bifite 50% y'abana bari hasi y'imyaka 5 bafite icyo kibazo cy'ubugwingire. Birazwi ko imirire mibi mu bantu bakuru ituma badatanga umusaruro wizewe bari batezweho.
sinemeranywa n'abemeza ko imirire mibi iterwa n'ubumenyi buke bw'ababyeyi mu gutegura igaburo ry'abana babo. Nge nemera ko ari ikibazo cy'ubukene kigenda giba karande mu miryango imwe n'imwe y'Abanyarwanda. Hari ikibazo cy'abayobozi bamwe bo mu nzego z'ibanze bajya barondera imyaka y'umuhinzi. Uyu muco abawufite bakwiye kuwucikaho kuko biri mu bikurura inzara mu miryango yakorewe igikorwa nk'icyo ngicyo. Nibyo kwishimira ko hari inkunga igihugu cyacu kiri kugenda gihabwa zo gukoresha muri gahunda zo guhangana n'imihindagurikire y'ikirere no kubaka ubukungu buhamye. Muri iki gihe umusaruro w'ubuhinzi ugenda uba muke bitewe ahanini n'ihindagurika ry'ikirere, byaba byiza igice kinini cy'amafaranga gishyizwe mu buhinzi, cyane cyane bagashaka uburyo hakoreshwa uburyo bwo kuhira kubera ko izuba risigaye riba ryinshi ugasanga ryangije imyaka, n'imvura aho igwiriye ikagwa ari nyinshi nayo ikangiza ubutaka n'ibiburiho. Mu burezi, nyuma y'ubuhinzi hakenewe kuba uburezi bufite ireme buzatuma umwana urangije amashuri mu Rwanda ashobora gupiganwa n'undi uwo ari we wese, ndetse bitari mu gihugu cyacu hano imbere gusa no mu karere aho u Rwanda ruherereye. Uyu mwaka ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwafashe icyemezo cyo kugabanya umusanzu w'ababyeyi. Ibi ni ibyo gushimirwa, ariko ibi ntibyabujije ko abana bo mu miryango ikennye bakomeje kutajya mu mashuri kubera ubukene bugenda buba karande mu miryango imwe n'imwe. Ni ngombwa ko hateganywa ingengo y'imari yo kunganira abo bakene bacu ku buryo nta mwana w'umunyarwanda uvutswa amahirwe yo kutiga kubera ubukene. Ireme ry'uburezi rikomeje kuba ingumi. Ahanini biraterwa nuko hakomeje kubura ibikoresho byo kwifashisha mu masomo. Ikindi, umwuga w'ubwarimu ukomeje kutitabirwa. Minisitiri ufite mu nshingano aherutse kudutangariza ko umwaka w'amashuri ushobora kurangira nibura abarimu bageze ku 10,000 bataye imirimo yabo bagasiga abana mu mashuri badafite ababigisha. Ni byiza ko mu minsi yashize mwarimu yongerewe umushahara, ariko waje ugwa mu muriro kubera bya biciro ku masoko byazamutse bigatuma n'ubundi akomeza kugorwa no gutunga umuryango we. Icyifuzo cy'uko abarimu nabo bagira isoko rya mwarimu nk'uko biriho ku bashinzwe umutekano w'igihugu cyacu cyari gikwiye gusuzumwa. Muri make, ibibazo biri mu burezi twabirangiza ari uko hashowemo ingengo y'imari ikwiriye. Hari ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko. Ikibazo cy'ubushomeri cyane cyane mu rubyiruko ni ikibazo kiremereye igihugu cyacu. Ntabwo ari ikibazo gusa kubera ko ari ingufu zirimo gupfa ubusa. Ni ikibazo kubera ko iyo ntacyo gukora bafite niho hava intandaro zo kubyara inda zitateganijwe mu bangavu, kwiyahuza inzoga, ibiyobyabwenge, urugomo no kwishora mu bikorwa bihungabanya umutekano n'izindi ngeso mbi ziri kuba intandaro yo gusenyuka kw'imiryango mu gihugu cyacu. Iyo tuvuga akazi ntabwo dutekereza gusa ako mu biro. Akazi nagatuma ushobora kwibeshaho. Guhera mu nzego z'ibanze hakwiriye kurebwa urubyiruko ruhari rudafite imirimo, hakamenyekana ubumenyi rufite, rugafashwa kwishyirwa hamwe hagendewe ku bumenyi rufite, hakagenwa ingengo y'imari yo kubafasha gutangira ibikorwa bibafasha kwiteza imbere. Ibigo by'imari byabashyiriweho ngo bibafashe umwe umwe ku giti cye byagaragaye ko ari nk'agatonyanga mu nyanja. Kugira za koperative hirya no hino mu gihugu mu byiciro binyuranye by'abaturarwanda sanga byaba bumwe mu buryo bwadufasha kuvana ibikorwa bimwe na bimwe bikorwa mu buryo bwa rupigapiga, yavuga bikorwa mu buryo bwa informel, bigakorwa mu buryo bunonosoye uburyo burita formel. Bityo tukubaka ubukungu bw'igihugu cyacu duhereye hasi ku muturage uyoborwa kuko ari ugomba kuba isanganiro rya byose. Ikibazo cy'ubanye n'amahanga. Kubera aho dutuye tutagera ku nyanja, igihugu kikaba ari gito kandi tukaba dufite umutungo kamere udahambaye, Abanyarwanda bagomba kubana neza n'ibindi bihugu bigatuma dushobora guhahirana. Birababaza rero kumva ko muri iyi minsi
igihugu cyacu kirimo gishyirwa mu majwi ku kibazo kijyanye n'umutekano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nemera ko Kongo abanyekongo ari abavandimwe bacu kandi ko amahoro yabo atureba. Nkuko ntasiba kubivuga, intambara nimbi ntabwo irangiza ibibazo. Intambara irica, irasenya, ntiyubaka. Nk'umubyeyi nshengurwa iyo numvise umubare munini w'abari n'abategarugori bafatwa ku ngufu ndetse n'abana bakorerwa ibyamfura mbi. Ndamagana umuntu wese ufite uruhare muri ibyo bikorwa bya kinyamaswa biri gukorerwa mu karere k'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndashimira abantu bose, ibihugu n'imiryango mpuzamahanga uko biri gukora uko bishoboye kose ngo amahoro agaruke. Ndisabira abayobozi b'igihugu cyacu kureba uko bashyira neza mu bikorwa ibyo biyemeje gukora bijyanye n'amasezerano bashyizeho umukono mu nama zakorewe Rwanda, Bujumbura na Nairobi kugira ngo amahoro agaruke mu karere, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ngombwa rwose kugarura umubano mwiza hagati y'Abanyarwanda n'abavandimwe bacu bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banyarwandakazi, Banyarwanda, batura Rwanda. Umutekano muke umaze igihe kinini mu karere k'ibiyaga bigari ukomoka cyane ku bibazo bya politike, imibereho myiza y'abaturage n'ubukungu bigaragara muri buri gihugu cyo mu karere. Nkabasanga byagombye gukemurwa muri buri gihugu binyuze mu biganiro. Nkuko aho zari umukuru wa Kenya nyakubahwa Perezida Uhuru yabivuze, iki si igihe cyo gutungwana intoki. Kuri nje ni igihe cyo gushyira imbere inyungu z'abaturage bayoborwa mu bihugu byose byo mu karere. Hagashakirwa mu nzira z'ibiganiro uko ibibazo ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari bifitanye, uko ibyo bibazo byakemurwa cyane ku bijyanye n'umutekano, impunzi n'uburyo bwo gukorana ubucuruzi bwubahirije amategeko ku buryo abaturage ba buri gihugu babyungukiramo. By'umwihariko u Rwanda dukeneye gutsura umubano mwiza n'ibihugu by'abaturanyi. Nk'uko imishyikirano ya Nairobi ibyerekana, umutekano muke uturuka ku bibazo bya politike niwo watumye abayobozi b'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemera guhura n'abatavuga rumwe nabo ngo babicoce babibonere igisubizo. Ejo hazaza h'u Rwanda. Kuri nge nsanga hakwiriye ibiganiro. Nkaba nifuza ko ibiganiro byo mu rugwiro byacumbukurwa kugira ngo dusuzumire hamwe uko imiyoborere itagira uwiheza ihagaze mu gihugu cyacu, uko twakomeza gushimangira ubwiyunge mu Banyarwanda, tureba uko ikibazo cy'impunzi n'abakora politiki hanze y'igihugu cyarangira, uko twakubaga igihugu kigendera ku mategeko kikubahiriza uburenganzira bwa muntu, uko twakubaka iterambere rirambye kandi risaranganijwe. Ibi byose bigakorwa hagamijwe gukomeza gusigasira ibyagezweho kugeza uyu munsi. Muri uyu mwaka tugiye gutangira hazabamo itorwa ry'abadepite. Twibukiranye ko umudepite tumutora nk'uduhagarariye kuko twese tutajya mu nzego z'ubuyobozi. Akaba agomba gushyiraho amategeko, akanagenzura ibikorwa byo mu buyobozi yubahiriza tegeko. Sanga ariko umudepite mwiza arunakurikirana bugufi ibikorwa biteza imbere akarere atuyemo byagenwe na guverinoma. Agakumirira bugufi abashyira mu mifuka yabo amafaranga agenewe imishinga yo guteza imbere igihugu aho atuye, agakurikirana uko imibereho myiza y'abaho atuye imeze, bityo akagira uruhare mu kwihutisha iterambere ry'igihugu cyacu. Byaba byiza mu nteko ishinga amategeko tugiye gutora uyu mwaka tugiye gutangira harushijemo kugaragaramo urunyuranyurane rw'ibitekerezo, la diversité des opinions. Umwaka wa 2023 uzatubera umwaka wo gutekereza mu buryo bwagutse uburyo igihugu cyacu cyatangira kwinjira mu ruhando rw'ibihugu bitanga urubuga rwaguye muri politiki. Mbifurije mwese umwaka mushya muhire. Uwiteka akomeze atubere umurinzi. Murakoze.